Ndabaramukije banyarwandakazi inshuti mukurikira amateka nyakuri rimwe kuri rimwe TV, mukanakurikira Bicahaga TV. Ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah umurezi w'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha bisesekare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe, abamukurikiye abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Uwo munsi w'ibihembo ubwo nta wundi ni umunsi n'igihe cyo ku munsi w'imperuka, ubwo abantu bose bazaba baturumbutse mu mva zabo bagiye imbere y'umuremyi wabo, babazwa ibyo misiyo bahawe ku isi icyo bayimajije. Bazabazwa byinshi, imbaraga bahawe, ubwenge bahawe, ubushobozi bahawe, mbese nta kintu batazabazwa mu byo bari bashinzwe byose. Tuzabazwa rero, tuzabazwa. Niyo mpamvu mbasabira intumwa y'Imana Muhammad salama abamukurikiye bose kuzageza ku munsi w'ibihembo, nyine ubwo abantu bazaba bageze igihe cyo kuba bahemberwa ibyo bakoze byiza cyangwa bibi, igihe twese tuzashyikira imbere y'umuremyi wacu. Murakoze rero, murakoze. Ngarutse ahangaha imbere yanyu kugira ngo tuganire, mbasaba buri gihe gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibi biganiro bigere henshi hashoboka. Murabizi ko nari nsanzwe mfite kanale mukurikira cyane muri benshi, rero izo kanale zagiye zangirika nyinshi, zangizwe nyine kamwe n'abatifuza ibyiza. Ubwo rero nizere ko namwe mutazarambirwa ngo muvuge ko ndambiranye, gora mpindura amakanale. Ntimurambirwe, ahubwo mukomeze mwihangane nkuko nanjye nihanganye, kandi ngo uwihanganye akamishashi, niko abanyarwanda bavuga. Kandi noneho Imana ikatubwira ngo iba hamwe n'abihangana. Ntabwo Imana ijya kure n'abantu bagira ukwihangana mu mitima yabo. Muranyihanganira, ndwaye ibicurane, ndwaye sinzi niba ni gripe nyine itera ibicurane, byo bumvikana. Nje hano rero kuganira namwe, ariko mbahamagarira cyane abari mu Rwanda begereye urukiko ruri i Nyanza, urukiko ruburanisha ibyaha ndengamipaka ruri i Nyanza. Mbibutsa ko ku itariki 7 z'ukwezi gushize kwa gatanu nibwo urwo rukiko rwatuburanishije njyewe n'umugore wanjye. Murabizi ko njyewe ndaburana ntahari, murabizi ko njyewe nibere mu buhungiro, bakaba munabizi ko kugira ngo bafate umugore wanjye byaturutse ku bana banjye bari bafashwe, hanyuma bakaza rero kuza gufata umugore wanjye ku munsi wa kabiri, kuko bafashe ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo bafashe bashyira muri gereza turababura. Ubwo rero umugore nawe baje kumufata ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi, tutaramenya mu by'ukuri aho abana bari. By'umwihariko ngewe ubwo bamaze gufata n'umugore, nawe sinamenye iyo bamujyanye, gusa kuko byo nari menye ko yatwawe inzego z'umutekano, inzego za RIB. Hanyuma ndategereza ndategereza, abantu barakurikirana. Hanyuma nza kumenya nyine ko afunze n'aho afungiye. Finaroma abana barabarekura, uko byaba bafunze bajya kwafungisha ikijisho abana batoya. Umukuru wari urimo yari afite imyaka 14, mbungubu amaze kugera muri 15, n'umutoya wari urimo yari afite 5, ubu amaze kugera muri 6, 5 niba atari 4, bishobora kuba mbivanze. Hanyuma rero umugore yaje kumanuka, baje kumumanura, bamushinja nyine ibyaha. Mu by'ukuri icyari nyamukuru nuko ngo harimo gukeka ko yaratorekesheje abana. Hanyuma ariko kubera ko nyine babonaga icyo cyaha cyo kiri ari icyaha kitamufunga igihe kirekire, bahitamo kumugerekaho n'ibyaha bavuga ko njyewe nakoze, bityo bakavuga ko rero twabikoranye.
ubwo rero akaba ari muri gereza kuva nyine icyo gihe kugeza uyu munsi. Bo rero ku itariki 10 ku itariki 7 z'ukwezi gushize kwa gatanu yagiye mu doko murabizi ko yagiyemo bwa mbere mu kwa kabiri n'ubundi yagiyemo mu kwa kabiri ku itariki 7 n'ubundi. Murabizi ko iyo tariki ya 7 nayo namateka buriya kuko itariki ya 7 n'umunsi naviriye mu Rwanda doko nambukiye umupaka ndenga u Rwanda ntunga. Iyo tariki ya 7 rero nayo yaburanishwaho bwa mbere yongera kuburana yiba ariko ya 6 ndakeka yuko ndi kwezi oya bamuhaye ko ya 6 bamwe yaburana bamuhine donc barusubika hanyuma rero baza kumuha indi tariki nyine yuko gatanu yizirwe ko gatanu nibwo yaburanye. Hanyuma rero ubu tuzasomerwa ku itariki nanone 7 z'uko kwezi kwa gatandatu. Kwezi kwa gatandatu rero donc ngira ngo uyu munsi ndi gukora ino video ni ku munsi wa gatatu ubwo ni ku itariki ya gatanu. Ejo ni ya gatandatu, itariki ya 7 ni umusibo ejo nejo bundi kwa gatanu nibwo bizaba ari itariki ya 7. Hanyuma ubwo rero nongere mpamagarire abantu nkuko musanzwe mwitanga mwaritanze bihagije igihe cyose umugore wanjye yagiye ajya kuburana mwagiye muba muhari kandi mukampa amakuru. Iyo neza yanyu rero iyo neza yanyu ubwo bugira neza bwanyu ubwo kwitangira bwanyu Imana izabihembere. Rero musoze ikivi mwatangiye yemwe n'uwari utarajyayo ejo buri kwa gatanu rwose azagerageze anyaruke. Ubwo ndabwira ababara aba Kigali bagira ubushobozi bwo kuba banyarukirayo no kwitanga ko byo bisaba n'amatike maremare, ariko by'umwihariko hari n'abari i Butare hafi y'urukiko bidasaba amatike menshi, bisaba gusa kwica umubyizi wabo uwo munsi kugira ngo batagira icyo binjiza ariko bajye gukurikirana urwo rubanza. Nabo rero gushimirwa ko ntacyo baba batakoze. Ubwo rero tuzasomerwa nkaba nagira ngo mbahamagarire ko muzagenda mukumva imyaka badukatira donc ngewe byo birumvikana kuko sinanaburanye imyaka basabiye 30 buriya niyo bazama, sinzi niba bazibwiriza kugira iyo bagabanya cyane ko ntisobanuye nyine ngo wenda bagira ibyo baha agaciro mu byo nisobanuyeho. Ariko umudamu we yarisobanuye kuko yarahari arisobanura agaragaza ko nta ruhari yagize mu byo nge navugaga ko ngewe nyine ari ngewe kandi namwe nuko murabizi neza ko nta kintu yigeze avuga kuri kanale yanjye yemwe no kuzabandi nta kitangaje yavuzeho, ntabwo yigeze agiriye ibitekerezo bikritika leta cyangwa se biyishima. Donc ni umuntu wari wibereye aho ngaho gusa ari umugore wa Bicaga Abdallah nyine we uvuga ku mugaragaro kandi akabwira ubutegetsi ku mugaragaro ko ibyo bukora atari byo. Ibyo kandi ntago nari buzareke kubivuga. Mu by'ukuri nahunze ntibagine donc hari abantu bajya bavuga ngo kuki nahunze yo mabwiye nyine ko kugira ubwoba batari byiza ngo kuki nahunze ngo gusa ubwoba ntago ari ubwoba s'il vous plaît, ntago ari ubwoba bwo nagira ibindi gusa nuko guhunga ni bimwe mu bintu byemewe kandi n'ubwoba si ikibazo. Ikibazo nuko bwa gukoresha ibitari byo, rero ngewe buriya nari ndi mu Rwanda numva byo nakoraga nari mbizi neza ko nshobora kuzafunga ko hari abari babikoze mbere yanjye bari barafunzwe. Nabikoze nyuma ya Rashidi yaramaze gufungwa ako kanya ku buryo naramaze no kubikora no gukora ibiganiro byanjye bya mbere ku Murabyo TV bato mu ndahero bantu banyuranye na The Future. Abo bose donc batangiye bavuga ko ngo naba mfitanye amasezerano cyangwa se ibintu twapanze na Rashidi wenda n'abandi bakekaga ko afunzwe. Nange navuga ubwo ndabakegeza ko mfunzwe hari n'undi waza cyangwa nishwe ko nabyo byateganywaga cyangwa se biteganwa ku bantu nkatwe. Rero bagiye bakora ibyo biganiro bakavuga ko
nyuma ya Rashid nayisenza bon nashaka no kubabwira ko nyine nari mbizi ko nshobora gufungwa, nari mbizi ko nshobora kwicwa, nari mbizi ariko navuga ko njyewe ahubwo n'abantanze batagomba kuntanga kuko nibyo nifuzaga kera kuko mu mutima wanjye byarwaniragamo, nashoboraga kuba ndetse nari no gupfa ntiyagira no menya icyanyishe kuko nari isanzwe ibyo mvuga ubu ngubu ibyo natangiye mvuga ku Murabyo TV narabivugaga mu mabisi, nabivugaga mu materaniro y'abantu, nabivugaga ahantu hose hari abantu bashaka kuvuga ko FPR ari igitangaza, yakoze ibyiza, yagize gute, nahitanga mbabazi ibyiza yakoze ni ibihe, nkahita mbereka uburyo nta byiza yakoze, nkahita mbereka uburyo itwiba, nkahita mbereka uburyo itegeka nabi, nkahita mbereka byose. Kandi njyewe ntabwo bwari kuvuga nabikoraga kubera ko ndi gicucu, nari mbizi neza ko muri batatu byibuze umwe aba ari maneko, nabaga rero mbizi ko ibyo mvuga bishobora kugera mu nzego zo hejuru, nari nzi ko ibyo mvuga hari abatabyishimiye, byari nzi ibyo mvuga ko hari abafana b'ubwo butegetsi, nari mbizi rero icyo icyambaho, nari mbizi icyambaho. N'uyu munsi hari abantu babona ko kuki uvuga umuryango wawe ibi byose ntago ari ubugoryi, ntago ari ubugoryi, ariko guceceka ntago mbibona ko ari iyo solution, kuko aho ngiye guceceka mbibona ko ari ubugwari, kubera kuko iyo tubona abantu bakora nabi tuba tugomba kubabwira niba tutabashije gukora ibindi. Donc ubundi kubabwira nibyo wakora byose ugomba kubanza kubabwira d'abord, noneho n'ibindi wakora wenda byabikomeye kurenza kubabwira ukabikora nyuma yuko wababwiye, kuko ntago wakora icyo utabanje kugaragaza ko atari cyo. Ni muri urwo rwego rero nabikoze, ni muri urwo rwego ntanacecetse nubwo umugore wanjye afunze. Ntago rero avuga ko wenda ngo kumufunga ngo kubera njyewe, ahubwo ibi ngibi nicyo kintu abantu banagagombye guheraho, babona ko nyine ibyo tuvuga ari byo, kandi buriya butegetsi ari ubutegetsi bw'igitugu, kandi buriya butegetsi ari ubutegetsi buhohotera abantu. No kuko njyewe nyine niba mvuze bagafunga umugore wanjye ntabwo banyomoshe, ahubwo bahamije ibyo njyewe navuze, kuva rero wangarukana ukavuga ko ngo umugore afunzwe kubera njyewe, abana harahujya utanga comment ngo hakurikiye ibyana byanjye, akabyita n'ibyana s'il vous plaît, ntabite n'abana kubera ubugoryi bwe, akavuga ko akabituka abana b'inzirakarengane. Donc njye nubwo nawe nakoze amakosa, nubwo nibyo ndi kuvuga, nubwo nibyo ndi gukora byaba ari amakosa, ibyo byagombye kumbazwa njyewe nkabicaga bana, ntabwo byagombaga kubazwa umugore wanjye cyangwa bibazwe umwana wanjye, nubwo byaba ari amakosa. Uretse ko nuko atari n'amakosa nabiburana, nuko gusa nyine bankangishije kunyica, kandi nuko nabo n'abafunzwe n'ubundi nabo bafunzwe nabi bafunga babica, ibyo nabyo wabihunga. Kuko iyo urebye nk'ubu baravuga ko Theo yabuze, uretse ko namaze kumenya amakuru ko ngo yaba ari muri kasho yindi, urabona ko muri gereza nyine, nubwo umuntu aba ari muri gereza ariko haba harimo n'izindi gereza. Rero Karasira, Idamange, bande bari baravuze kandi barafungwa. Nari mbizi ko ibyo ushobora gufungwa, nari mbizi ko ushobora kwicwa, kuko hari abandi bari barishwe deja bajyanavuzwe, ndetse na Ntwari aricwa. Ibyo byose rero ni ibintu ntagaro avuga ko ngiye ibyo nakoze, cyangwa se donc sindi gicucu, sindi n'umwihayahuzi kandi. Donc gusa icyo ngiye nkora no kugira ngo mbwire abo bategetsi b'u Rwanda, nkuko nagiye mbivuga, murabizi ko nagiye mbwira ubutegetsi bw'u Rwanda, mbwira cyane Perezida Kagame ko ntabwo mbyifuza ko ibyo we akora byazabazwa abana be nini nabi. N'uyu munsi njyewe mbonye imbaraga, nkaba wenda nagira imbaraga, nkagira pouvoir nanjye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana ba Kagame nubwo baba bahunze nabahamagara bagataha, kuko nabe nyine, kandi Kagame ni ukora ibi bisabana be. Niba hari abavuga ko nabo bakuze, ariko se bakuze bamubuza? Ntabwo bamubuza, kuko nanjye ntago abana banjye bashobora kumbuza ibyo nkora ubu ngubu, nabo rero ntago bamubuza. Donc niyo mpamvu rero niba banakuze nta kundi babigenza, nise ntago bavuga ngo tuvuye iwawe cyangwa tugiye kuri media natwe tukwamagane. Bashobora kuba banamubuza ntiyemere, ariko kubera ko ari se nyine bagaceceka, kubera ko ise w'umuntu nyine ni se w'umuntu, amaraso yawe n'amaraso yawe, icyo ruha so bari cyo herubaso.
ntabwo rero wavuga ko Cyomoro wenda anje we hari ukuntu wajya agira agahirahiro nka kase, bigaragara ko nawe ushobora kuba gukora nk'ibyase, ariko abandi bana nta kintu mbona ko wababaza, nta kintu ngiye mbona ko wababaza. Rero mfashe n'igihugu ngewe mbonye rwose, mbonye uburyo nkafata n'igihugu, uwo nabaza ni Kagame, niwe nabaza, kandi n'abavuga ko yapfuye ntibakajya bagikora ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko gupfa kwa Kagame nta kintu bimariye u Rwanda. Gupfa kwa Kagame nta kintu bimariye u Rwanda, nta kintu bimariye Abanyarwanda, kuko niba yarapfuye abantu bagakomeza bagapfa, nta mpamvu y'imwe yo kwishimira ngo yarapfuye, kandi nta nubwo kwishimira ko yapfuye, nta nubwo ari icyo ngewe cyashimisha, nuko yabazwa impamvu yishe kanaka, impamvu yishe William, impamvu yafunze Karasira, impamvu yafunze Idamange, impamvu yishe bariya bose, yishe kaje guhakwa yibara nakaje guhakwa yaramukenesheje, ahubwo Rwigara n'abandi. Donc ibyo byose nibyo nge namubaza, ntago ngewe nambona ko kumwica ari solution. Donc ikiza ahubwo yabaho akareba uko abandi bategeka, ariko kandi akanabazwa ibyo yakoze. Ariko gupfa yego n'undi azayibazwa n'umuremyi wacu, ariko naramuka aticujije ibyo nabyo byongereho, kuko donc igihe cyose umuntu agifite ubuzima buhumeka aba ashobora kwicuza ibyaha yakoze, kandi akabibabarirwa igihe abyicuze mu buryo budasubirwaho. Rero aramutse apfuye atya byo yaba apfuye nabi. Ibi byose rero nibyo mpora mvuga, kandi nahoraga nanavuga. Ubwo rero navuga ngo ntatinze mu magambo, ndifuza ko kuwa gatanu rwose hagira abantu bajya i Nyanza bakajya kumva sinzi amasaha yariyo mu by'ukuri, sinzi niba bazarasoma mu gitondo, sinzi niba bazarasoma nimugoroba, ntago nabimenya, ariko bibaye byiza hagira abantu bakurikirana urubanza nk'uko barukurikiranye. Narabimenye ko hari umunyamakuru wa Flash wagiyeyo, ubwo rero ari hafi, namusaba ko yakongera akajyayo akanyarukirayo, hanyuma akazatugezaho amakuru, kandi ibyo yazaba yarakoze mu by'ukuri bikomeye cyane. Murakoze rero, ntago nifuza kugira ngo mbatindire, nagira ngo mbahe ayo makuru, mutegereze nyine urwo rubanza. Ntekereza ko ejo bundi ni umunsi wo kumenya nyine ko umugore wanjye agiye gufungwa imyaka ingahe, bamukatiye doko musabiye 28. Ubwo noneho nyuma rero y'ikatirwa rye, ubwo nibwo tuzongera kuganira, noneho dutekereza ku mpamvu, cyangwa se niba wenda baza bintwara, noneho bakaba bamurenganura, kuko mu by'ukuri ararengana. Ubwo nabyo ni amakuru mbese nyine dutegeranyije, cyane nkanjye ntegereranyije amatsiko menshi. Murakoze rero, Imana ibishimire, turi kumwe, tuzakomeza guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, twese turi Abanyarwanda. Ntago nzongera kuba ko ndi mwene Kanyarwanda, kuko hari ibiganiro turimo gukora, abantu barimo doko, hari abagabo babiri barimo gusobanura uburyo ki ngo tutari Abanyarwanda, basobanura uburyo ki tutavuga Ikinyarwanda ahubwo tuvuga ngo Igihutu. Ibyo rero nibyo biganiro biriyo muri no minsi. Hari ibyancengeye, ariko niba itarancengera, kuba u Rwanda ari uruhimbano byo byarancengeye, kuko mbizi nanjye ko hari igihe rwabiri u Rwanda, kuko muzi ko bajya bavuga ko u Rwanda rwatangiriye ku gasozi ka Gasabo, ku murenge muto cyane wa Gasabo. Ubwo rero kuba nyine rwarahimbwe na Gihanga mu Ijana, hanyuma nyine ba Ruganzu Ndori bakaza ku Rwanda, rukagenda rukagera nyine rukarenga ndetse naho imipaka yacu iri uyu munsi. Ubwo ibyo byose naje gusanga ko u Rwanda nyine ari uruhimbano, kuko ni izina Gihanga. Niyo mpamvu nyine abo mu bwoko bw'Abatutsi bavuga ko u Rwanda ari urwabo,
ni uruhangano rwabo nyine, ariko si ukuvuga ko ubutaka ari ubwabo. Haravuga rero ko ubutaka ngo ari ubwa gihutu, ari ubw'abahutu, ariko nabwo ndacyafiteho ikibazo. Ese niba ari ubw'abahutu, abatutsi bo nta ruhare babifiteho? Ibyo nibyo tuzakomeza kuganira, tukazagenda tugenda dusesengura kandi tubyumva kugira uburyo abanyarwanda bose bazasobanukirwa n'ibyo bintu. Murakoze rero, murakoze, murakarama, Imana ibishimire, turi kumwe. Nizere ko share, comment, subscribe mukomeza kubiteraho, tukazakomeza rero kuganira kuri ibyo bibazo, ariko hagati aho ngaho ntabwo bizambuza gukomeza gushyiraho n'ibindi biganiro ejo bundi, nubwo tuzaba tutaramenya urwo rubanza rw'umudamu wanjye nanjye uko barukase. Ntabwo ubu gusa nkoze aka kaganiro gato cyane kugira ngo nshishikarize cyangwa se nsabe abantu bari hafi ya Nyanza, abafite ubushobozi bari mu Rwanda bashobora kugera i Nyanza ku buryo byabagora ariko bakitanga, ko babikora hanyuma Imana ikazabahembera uwo murimo bakoze. Murakoze rero, murakarama, Imana ibishimire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.